kandi gusenga gasuguhumereza nushaka usenga umuntu icyo gusa igisabwa no kugira ngo icyerekezo cyawe kigere aho uri ko usaba aho tuba dusaba ntabwo tuzatubona yuko duhumirije. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Basenga mai. Nono aje gucuranga kandi twama turekaga mu yaki. Isengesho kandi iyo baba basenga n'abantu bazabirwanga iyo muhumirije mwese muzamwa muceceka wanyagaye ivyo biramureba giti kintu niye gusenga mbanzi ngayicuranga da Urera kangura kiramo cyumayiro kibicyawe iteka ryose.
igitabo cyo kuva igice cya 15 umurongo wa 12 15 umurongo wa 12 mu gitabo cyo kuva. Ndi musomyi asoma igitabo cyo kuva igice cya 7 umurongo wa 5, Zaburi ya 89 umurongo wa 14, Zaburi ya 89 umurongo wa 14, Zaburi igice cya 7 umurongo wa 5, igice cya 15 umurongo wa 14. Usome niba twahageze twese. Bibiliya iravuga ngo warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Warambuye ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Amen. Ninde wageze 7? Umurongo wa 5 ntayi mikrofoni hano. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko mu gihugu cya Egiputa, kandi ubwo nzarambura ukuboko mu gihugu cya Egiputa ngakura Abisiraheli muri icyo gihugu. Amen. Haleluya. Zaburi ya 89 umurongo wa 14, kugira ngo dusoze gusoma hanyuma tuganire mu mwanya dusigaranye kandi munini. Zaburi ya 89 umurongo wa 14. Ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, kandi ukuboko kw'Imana kurakomeye. Ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru, ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru. Cyane. Haleluya. Turashimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo utugiriye neza muri uyu mugoroba udasanzwe guterana. Imana bikoze ihabwa icyubahiro. Tuyikomera amashyi twese n'Imana mu biteye gute. Imana yakoze rwose kubiduhaye amateraniro meza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Nimba mwarangije gusoma rero mu Bibiliya hanyuma murebe hano mwese kugira ngo dukubagurize kubera impamvu si wakati. Uvuge ngo haleluya. Ikigira kabiri turashimira Imana kuko yaturize namwe ikabarinda tukabona ukuboko kw'Imana namwe mukakubona. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo dufite amashimwe mu mitima hage mu mugi ngo kubw'imirimo Uwiteka Imana ikora. Harakandoza kanezeza cyane aravuga ngo nubwo twahuye n'ikihe nubwo intambara zabaye nyinshi, ariko ngoma wakomeje kutubera Imana. Ivuga ngo amen. Hari intambara zigaragara hakaba n'intambara zitagaragara. Izigaragara dushobora gushaka tekinike yo kuzirwana tukazitsinda cyangwa tukazitsinda, ariko izitagaragara ni imbaraga ni intambara turwanirwa gusa na Yesu Kristo. Haleluya. Imana yabarinze rero natwe ikaturinda nubwo hatabuze kubamwo ibyatambutse byinshi bikomeye kandi bisa nk'aho bibabaje umutima, ariko Imana yakomeje kutubera Imana. Abagihari twese dushima Imana, nimukomere Imana bashaka gihari. Sema haleluya. Turashimira ikaze y'itorero rya Fosco ryatwakiriye kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi. Bashumba tubiha agaciro cyane, Imana ibahumugishe. Twishimiye kubana n'abandi batambyi bose abashumba bari hano baturangarije imbere mu matorero twese tubarizwamo, bakora akazi gakomeye k'Imana mu gitondo na nimugoroba, bakora umurimo ukomeye. Amen. Haleluya. Imana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 5 irababwira ngo abatambyi ngo bazafata isanduku ry'Uwiteka Imana ngo nibarangiza babanzirize abantu muri Yorodani. Haleluya. Haleluya. Abatambyi hagezwe twavuga abatambyi ngo bazafate isanduku y'isezerano ngo nibarangiza abaribo bashimira. Yazagize kurutsa gusirimba ariko mushimire. Sema amen. Kisaki gora kina kisaki kama ila mavesi mesha tazayumvikana ariko ni cyiza. Amen. Imana yabwiye Abiyatari, mwami yabwiye Abiyatari mu gitabo cy'abami aramubwira ngo Abiyatari ngo warukuriye gupfa. Ati kabisa nta cyari kugarura gupfa kubera ko byari byaranye ngo ariko ntabwo gipfuye ngo kubera impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ngo nuko wahetse isanduku ry'Uwiteka imbere y'umukambwe wa Dawudi uzabire Imana icyubahiro. Icya kabiri aramubwira ngo impamvu utagipfuye ngo nuko wababaraniye ngo n'ibyamubabaje byose. Iyo mpamvu Abiyatari warukuriye gupfa. Mwana wa data
ako gifura naje sibera mu mahema yawe ibihe bidashira ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe buzahoraho naje sibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Haleluya! Amen. Imana ibagire neza rero kandi Imana ibahe umugisha ko mwatwakiriye. Abashumba bose tubiha agaciro turabubaha cyane. Imana ibagire neza. Amen. Bibiliya avuga ngo wifuje uwo murimo ngo bagize gute? Abayifuje umurimo mwiza. Muvuge ngo amen. Narike kwambira ijambo rimwe Bibiliya ariko iyo baremerera kumva. Muvuge ngo amen. Uri mubyanditswe pana abantu batoratuye kuri YouTube. Oya, ni mubyanditswe. Y'abatambyi n'abantu bakomeye cyane. Amen. Siko ntabwo ariko mubise musiko tamsi ari abantu bakomeye cyane. Asante. Twishimiye kuba ari abantu bavuye iwacu muri Kenya. Imana yose umugisha uriya mubyeyi w'iwacu kandi twarabanye igihe kinini ndetse dusengana mu itorero rimwe. Imana yagushobora kuduhurira n'abandi bene data bose bashitsi bavuze. Imana ibagirire neza. Sifa wa Yesu. Umwanya dusigaranye rero tugiye kuvuga imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Imbaraga zikomeye ziza ziva mu kuboko kw'Imana kugira asifiwe Yesu. Namwe mwarasabonye abantu babonye imbaraga z'Imana bazamura ibiganza turebe imbaraga z'Imana atari imbaraga z'abene wabo. Imbaraga z'Imana zikomeye. Pawulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo ni Imana ngo ni umwuka w'Yesu Yesu Kristo waba muri wazazura n'imibiri yawe. Niba umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri azazura umwuka w'Imana, umwuka usunetraliza imyuka yose. Tugiye kuvuga imbaraga zirenge izindi imbaraga zose ziba mu isi kandi tuzabona ku isi iyo duhagazeho igira imbaraga. Abe n'abantu baba mu isi bagira imbaraga. Yego isi igira imbaraga. Abe n'abantu baba mu isi hari abantu bagira imbaraga bovuga ijambo rimwe gutya bamuruka. Haleluya. Isi itugendamo hari abantu bagira imbaraga. Amen. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hariho imbaraga z'ikirenga, imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana. Sema amen. Haleluya. Akarwara karacyari kakandi karakira. Abakuru bazavuga ngo urushaho rwacayirimo. None turihangana uvuga ngo amen. Haleluya. Kandi sinza nkunda kubwira abantu cyane ngo banezerwe kubera ko kunezerwa ni ku giti cy'umuntu. Siko biterwa n'aho wacometse. Burya abe n'umuriro muza abantu bose tubagira umuriro umwe. Biterwa n'aho warahuriye. None umugaragu w'Imana agiye gukora kuri mashini dusirimba k'idakika nk'umunani nitumara tuvuge kuri andi makuru y'imbaraga z'ubwoko. Muvuge ngo amen. Cyane haleluya. Haleluya. Imana irakomeye cyane kabisa. Ibitonyanga by'amaraso yatonyangiyeho ukatushije yewe Gorigota sizazibagirwa. Yewe Gorigota wambereye icumu. Yewe Gorigota uruwa agaciro. Muvuga ngo amen. Ariko Gorigota hafi y'ibintu byose. Gorigota iyo amaraso y'igitonyanga cyakugeze mu mutwe ntuzuguma kuba wawe uzubire flex sawa.
mwice hasi cyangwa mwigire gusa gatoya. Amen. Haleluya. Amen. Bafure ikindi kiza kivuga musha gusirimba so anaweza sirimba kama kuri hose bishe bafure azavuga ngo amen kandi sirimba cyo musekuru ko amapipo twadusekera muzamugira seri kiko aragusha musazana mukubise kutarava mukubise mukashagara vuga ko rero kandi bamukubise sema mugirire Imana gutya rero muzafungura iyi mashini kariya kantu tukabone na kariya tukabone nakanga siko none kugira ngo umugaragu w'Imana w'ucuranga abone ukuntu mwaye mugenda none mukakora muhagaze ngire bushika ariko kariya karyango mukakibura mvuge ngo amen kuko muracyafite nyine ubukene bw'amabafure n'ukwihangana n'ibidakunda kandi si mwabuzite namwe n'isi ariko namwe mufite kuruha mvuge ngo amen menya rwose none bafure zine zovugishwa na sanitizeri y'inzira umunani mu mateka y'isi mu bantu bazi umuziki ninde uzi umuziki yanazamura ikiganza nta muntu uzi umuziki sinabonye uririmba muri korali pasi umuziki urawuzi kuko umuntu uri muri korali agomba kuba azi umuziki. Iyi bafure ni full range ni bafure zibiri iriya ni ya gatatu bafure zibiri zikoresha mikrofone zibiri zikoresha sente ifite nimero 150 zikoresha iyi synthesizer iyo mwagaze ngo yiseke koma mikrofone yovuga neza kibikuru uzoshaka stabilisateur nziza power izamura isibafu abagabo igitabo cy'abagabo ko cyenda neza muzamura tushambure mapepe haleluya amen niko kuri 5,000 abagabo 35 ibihumbi nari ntangaye kuko ndasizi hano bivuze kurusha kuko ndasizi ko hari ahantu hano twigeze gusitaramira nari zone zarapfuye Imana ibagiriye neza ari amatangazo matangaje nimwe muso yaremereza ninaba muso yanamuje kandi uburemere bw'igitaramo mu muziki kitwaza aravuze ngo ni 75% umuziki amagambo ni 25% ariko umuziki ndamukunda apotre musabe mukusha w'Imana yaravuze kanisa yubaka iri Kigali bazohera bafure izohera aho umuhanda utangirira hasi bazagenda gacomeka hano kaza karirimba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko apotre akira amahoro uri umuntu nakushye ibitekerezo haza bakurutanye aho kugira ngo usohoke ibitekerezo usohoke n'ifaranga n'umusubizo ariko usohoka ibitekerezo mvuge wa mbere haleluya Imana ibagirire neza sema amen isaha yini wanyu ukiwacu ino ko yose cyane kerege kwa 30 unda kumenya mukuru mu kibuga mu kabikisa cyangwa mu bikisa muri kwireba hose umuvuga wa mbere kindi cya gatatu na kantu keza ngiye kubashurira aba matara asabona mukageza saa 4 n'igice mutaramenya ko bwishe musore bari kuri ya mutwe bizari tungaha umukuta usomera neza bitako kuryo mwishe ni muburaga ukukera mukandi kanyamwese muramutangira kuvuga kandi ni kare ariko bere bamusumije musobure itara iwacu azareka muri kampus kisaki kubitari ya kutiki aho se akamhabona neza abani izo bakaranye Imana hameze neza uvuga ngo atukuso amen reka tugambire amakuru y'ijambo ry'Imana twose tugize ngo tuje muri bibiri byose twotinda kandi ariko se ndatangira na karaka introduction nyine ko kubaramusa ya minota ngende iratangiye nyine ukiratangiye biramugase ngo iratangiye bivuga ngo amen haleluya amen siko kuri pastor kadusengera kigiye kugira ngo Imana ikiduhindurire
tugiye gusenga Imana basi. Imana duhindura iki gihe. Ariko nubwo turimo hano mu kanisa amatara yacanye. Amameze neza. Muri se dusengere icyo gihe Imana kiduhindurira. Kuko nifite imbaraga y'ubundi rubasha n'ubushobozi. Mana izariva gusenga kwabisa. Imana duhindurira iki? Dago kugira tubwire Imana izindurira iki? Ndaki mushaka mucyari mwe. Dakika zibiri n'urusu. Imana duhindurira iki? Vuga ngo amen. 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 Hallelujah. 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 Muguretwa cyane. Muvuga ngo amen. Mukurikirane rero nta ndirimbo ndisa kuririmba, nta n'igisima sura gusira. Birarangiye. Ngiye kuvuga aya makuru twasomye idakika 51 icyenda gashize. Mukomere Imana mashi. Bibiliya igitabo cyo kuva igice cya 2:2. Bibiliya avuga ngo umugabo mu muryango wa Lewi ngo arongora umukobwa wa Lewi. Arangise ngo umukobwa Samina hanyuma ngo abyara umwana w'umuhungu. Amaze kumubyara Bibiliya avuga ngo amuhisha amezi 6. Amezi 3. Ananiwe ngo guhora muhisha. Ngo amuhera akato gafundikiye mu ntamyo ngo agasiga ibumba n'ubushishi ngo agashira ku rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Bibiliya avuga ngo mushikiwe Miriyamu. Muvuga ngo amen. Ngo aramwitarura ngo amenye ikiri umubeho. Bibiliya avuga ngo ntibyatinze mu gato gato umukobwa wa Farawo ngo aza kuri urwo ruzi agiye koga. Atukuze. Musubize amen. Amen. Bibiliya yambwira ngo ageze ngo abona akantu karimo kuzerera ku nkombe y'uruzi. Haleluya. Hanyuma ngo abwira abagaragu ngo nibagende bakazane bamenye ikintu kirimo. Kandi icyo gihe Farawo yari yatanze itegeko ngo umuhungu wese uzavuka mu Isiraheli ngo azapfa. Ndetse ngo atanga itangazo no kubashaza bo kwa muganga bose. Arabwira ngo nimuzaza mubona hagiye kuvuga umuhungu w'Isiraheli muzamukubitira ku ijosi ataravuka. Bibiliya yambwira ngo Imana kubera amaboko y'ibakije. Saba haleluya. Kubera amaboko y'Imana igira ngo baje kwiteheruza abaganga bose ngo bagasanga umuhungu w'Isiraheli yavutse ngo bagasanga nakundi kuntu bakimuhotoye agakomeza. Icyo gihe rero muvuga ngo amen. Mose ngo avuka muri cyo. Amaze kuvuka rero atorwa n'uwamuhigaga. Sizi ko zumvikanye. Atorwa n'uwamushakaga. Atorwa n'uwari watanze itangazo. Mani yabishoboye. Mwafunduye ngo abona arimo akana k'agahungu keza mama. Ya. Muvuga ngo amen. Amen. Iki Imana yakoze cyane. Ifata imbabazi zose zavuze bose babaye ku isi. Izitsindagira umukobwa wa Farawo. Ngo akigafundura gutyo. Ngo yabavuga ngo kuri umuhungu ngo n'Umwisiraheli. Ariko ngo agira imbabazi ngo aravumera zitaramukwisa. Ngo aravuga ati uyu mwana biragenda gute? Ngo kwimana. Mana izo ni imbaraga zawe. 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 Ngo aramutora abona n'umwana n'atangaye ngo cyamusaba gitangira guseka. Gisekeye umwanzi, gisekeye wamuhigaga, gisekeye ugiye kurangiza ubuzima bwe mu yandi magambo. Ariko Mana ni gihu umeni andania meza mbele ya watesi wangu.
ubuzima kibonye umuntu umukuye mu gatebo cyangwa giseka gusa iyo cyatakibazo ngo akafurahi tu harimo n'indavuga ngo je ngo huyu si mugani ni Yesu Mwokozi ngo sauti yake sio ndacho ngo ninamfunguli ngo ninaona kuna siku hiyo usitasahau ngo ananongoneza sana rohoni wangu ngo karibu naye ninatulia ananitia nguvu baraka za Mungu alafu ngo daima nitakwaka Yesu mama bibi navuga ngo arangije sema haleluya arangije kumutora mama ngo yibaza ariko Miriam ngo yari keke parahonga hafi mushiki ngo yari yamwitaniye gusa ngo amenye ikintu kiri kube kuri musaza yamatinga sasa aba hafi ngo arangije ngo amuvuga ati si uyu mwana ko ntabyaye ndamubwira guti Miriam ngo ari presence ngo kuva makuru babaganye none kimwomenye umuntu worera umwana ndavuga ngo amen kimwomenye nta muntu womenye musehi wokoze umwana Miriam atara ndavuga ngo wemana zo fazili zitanifuata mimi na misitanyamaza nitalisifu jina lako milele wemana zo fazili nazo fazili zitanifuata mimi na misitanyamaza nitalisifu jina lako saba haleluya kuri navuga ngo aramubwira ngo arumuzeyi ufite igituza tuzuye amashereka ndamuzi neza aramubwira ngo musheyi yorera uyu mwana neza aramubwira kuri uwo musheyi agira imbabazi ziteye ubwoba yaravuze nyina we Biblia avuga ngo abari presence aramubwira ngo mukecuru uratikara ubimeze gutesa uzorera umwana neza so mukora igitangaza so musa neza kandi mukikiye kubibera kandi zamwishimira Dawudi yaranditse muri Zaburi ya 16:8 aravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka ngo kandi kuko ari buryo bwanje busizanyeganyizwa ngo nicyo gituma umutima waje wishima ngo n'ubwiza bwaje bukanezera ngo kandi ngo nicyo gituma utazakundira umukunzi wawe ko azabona kubura amana aravuga ngo imbere yawe hari ibyishimo byuzuye ngo kandi mu kuboko kwawe kw'iburyo ngo harimo ibineza neza iteka ryose mvuge ngo amen aravuga ngo se ngo numurera neza ijambo rya mbere uzoguhemba neza aravuga ngo akunda ko kagiye kubera amaboko Imana igira nasomye komantere bibilike yaravuze ngo impamvu Imana yanze ko Mose agenda ku mukobwa wa Farawo atari kumwe na nyina ngo nuko yanze ko asunga amashereka y'amahanga aravuga ngo no reka nyumve nuko ngo aramushana amugeza kwa Farawo nyina murererayo ngo akamufata ngo atipeti ukugani wemana zo fazili zitanifuata mimi na misitanyamaza nitalisifu jina lako milele sema haleluya aramwosa neza aramutuza neza kandi ahembwa neza Abayiburayo Biblia avuga ngo Mose amaze gukura yari amaze kwiga ibintu byose neza muzamwiga nimugera ahantu muri situation yose ukitondera bivuze igihe ni professeur uzawiga nugera mu gitekerezo cyose uhakura amasomo akomeye amenya imbaraga zo kwa Farawo amenya ubutunzi bwo kwa Farawo amenya amayeri ya Farawo ngo amaze gukura ngo yaka kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo arakatira gasingwa n'Imana none no kuma muri ubuzima ngo ahita kuregana n'ubwoko bw'Imana Imana ngo mwitegereze umutima ibona Mose ni ubwoko bwa Israel ubwoko bwa Farawo yaramubwira ngo Mose we ubwoko bwa Mose muntakira none ni wowe mbonye arakata Imana we jewe yarazi ubukomere bwaho yarazi imbaraga zaho yarazi force zaho arakata igifuku kandi niho yakuriye aramubwira ngo Mose we ni wowe nabonye ni wowe Dawudi uzokora ku kazi ni wowe aramubwira ngo mana we isakami urabizi ko nzavuga buke byo iyo hajya ntacyo bitwaye kuma kuvuga ngo amen none uzobigenza gute aramubwira ngo ni Jean Stella Buraki
ninajustera kuvuga wowe genda za icyo nzakubwira nicyo uzakora naratangaye n'Imana uvuga ngo amen Imana nigitangaze Imana ngwira mose ngo genda bakureyo ngwirangize bikamari bikamubwira Farawo ariko Imana muzamo ibaze basi ikabwira mose ngo genda ubwire Farawo ari ku bwoko bwa Jubutayi Farawo ataragera mose ataragera mose ikambwira kwa Farawo mose agiye kuza ariko winangira Imana ni Imana ni igihumbi uvuga ngo amen Yesaya aranditse aravuga ngo isivuga mu itangiriro umikavuga nahe hari ahantu mwasomye Imana isivuga ubuzima bwo hagati n'ubu mubayeho ubuzima bwo hagati ni struggle Imana isivuga nk'umukene washize uzora indupfu Imana atarakora umukene washize Imana isivuga gusa mu itangira ikavuga mu iherezo ikavuga ngo komera mwana wanje tusobana ariko ubuzima bwo hagati ntacyo ukamara dufa ibyamye mu shuru ibyagiye bifite stock ikakuyora usari ibindira ku cyavuze cyo mwiherezo kubera ko abantu bazagira mu buzima bwo hagati bakavuga Imana kiyavuze ninde barose Imana yavuze misoza ubuzima bwo hagati uzutekereza ko ni wowe bayibose kuruta Paulo bamutereye mu gitebo bamuza mu idirisha barakunangurira ifu ngo bagere epfo mu kabandi basanga yakameshe karagwiza ubutumwa bwiza batisi igihumbi igitangaza bi Paulo ko yapfuye bimeze Yohana bamukuse mu ngura amavuta barayicanira barapfundikira ingungura togota Yohana ari kwafemo umuriro waka umusima mutaraka Imana n'izivuga ubuzima bwo hagati nakurahiye ndagusezerera uzosonza uzorwara uzorira umujuzaka agahanga kazomera nk'ubutare ibisiza bazokukubita birashoboka ushaka baraka ubuzima bwo hagati ntacyo Imana izivuga mu itangiriro none yigeze ngo turaje guhimbaza Imana ko tumuzwa bwo hagati yabwiye Yohana kandi kitoro ryasumura arayibwira ngo babwire ngo zama kuba yanyu ubukene bwanyu ngo ariko murabatunze siko avuga basi izama kuba yanyu ngo zinu ubukene bwanyu ngo ariko kandi ngo murabatunze ngo nubwo mutukwa n'abita abayuda ngo ariko nyamara atari ngo ari mu sinagogi ya Satani arimo ngo sivyo gusa ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mu nzu y'imbohe ngo kandi bazamara iminsi 10 babaso ariko mwebwe sukuru namwe ngo muzakiranuke mugeze kugufa ngo nashi ngo nzabahereza ikamba ry'ubukire mufite umutwi ngo rivu umukambwe amatorero yandika itorero rya nyuma ry'imperuka ryo turimo rya Philadelphia arambye ngo Philadelphia we vuga ngo amen Philadelphia we ngo shize imbere yawe uruguru kingu ngo kandi ngo ntawushobora kurukinga muvuga ngo amen ibiravuga ngo Mose agenda kwa Farawo atanga message y'Imana yamubwiye nimuvuga ngo amen aramubwira ngo Imana yavuze ngo yumvise umuntu w'ubwoko bwayo none arekure bagende haleluya Farawo nawe ngo yirangira Imana irakomeza ikoresha umugaragu wayo ngo birangize bigera igihe sema haleluya haleluya muzayi Imana imugirire neza akunda igitaramo kandi atuye siko muzayi akunda igitaramo biti muzo mugari no aza kisoza akunda igitaramo yebana ni zo bafashe muzayi yagerage narigize mubire ataragenda bafashe kuko muzayi akunda igitaramo biti nkunda umusaza ukunda igitaramo kuri umusaza ukunda igitaramo azacuranga muke bireza umusaza ukunda igitaramo azasaza neza kapfa azasaza ntagira amahinda n'amatiri mu kanya azasaza neza mu gitaramo haleluya kiriya ngo arangise Farawo ngo aravuga ngo yeme ndabaretse mugende haleluya ndabaretse mugende ariko nimuje kure ndabareka mugende ariko nimuje kure dufite abantu bashi ariko ntibaza bose dufite abantu mu ikanisa bashi ariko basigara isehe musimwe zasigaye hanze amen ego dufite abantu baje ariko ntibasana n'ibintu byose basiga uduparite tumwe Mose yamamubwira ngo umva amakuru wese itangazo rya nyuma turagenda turaja tuwa habe n'ingarano binga yacu urwara rw'ingaruhande tuzogusa noneho dushaka kumva
irambura ngo nashize amashimwe biri yaratangaje ngo kumanywa ngo yaberaga iki nisho kabiriki bibi navuga ngo iyobora ubwoko bwa Israeli sema haleluya Farao we yaranzi ngo baragiye ariko yaraza ahantu neza azobafatira atazorera ariko we ntabwo yarazi ukuboko kw'Imana haleluya 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 aravuga ngo mugenda ariko ndabizi ko ntimuzarenga iriya nyanja usanga bikunda nzahabafatira kandi nawe uzambuka mwese mari habishobora cyane haleluya haleluya bibi yavuga ngo baraza Farao ngo arababwira ngo namwe nimugende mukurikire ingabo zaje nimugende mukurikire nimugende hariya kuri Yorodani byanga bikunda fimbirisi magana amaboko y'Imana arakomeye sifa mwiza humura tugire ubwoko gukomeye tubarana amaboko y'Imana azaremerera ubuzima bukuremerereye bugatuza bugaceceka kandi amaboko y'Imana nta kintu kitaza kiyumva amen Ezekiel igice cya 37 Biblia ivuga ngo ukuboko kw'Imana ngo kurafata kurasohora ariko ngo asohora ni mwuka mwarangije ngo anyereka ikibaya cyari tuze ku magufa ngo bari kunyereka ikibaya ngo abwira umugaragu w'Imana ngo hanura ya magufa nukuri kuri ya magufa azayumva Imana gasimana azayumva ijwi ry'Imana Biblia ivuga ngo barasa ngo bageze kuri Yorodani sifa kwa Yesu niyo twasomye haleluya bageze rero ingabo za Farao ngo zari inyuma hafi ya kandi ngo iburyo n'ibumoso bwabo ngo hari imisozi miremire niko Biblia ivuga kandi imbere yabo ngo hari inyanja ikomeye cyane mani habishobora kandi Mose yarasoreye abagabo yarasoreye abagore yarasoreye abana yarasoreye ibintu bikomeye n'amatungo bivuga ngo amen hajya rero arimo nta kintu cyasiga haleluya haleluya kera abantu bakifunga twaraza tuvomereye kugira ngo ngere imirimo mukamukuruga n'igiciro cya 25 n'uwanyu mwabunga kandi mwaje musumvikanye ariko kugira muve iriya ntera yose mwakuruganye kera umuriro wazi ariko bo muvuga ngo amen ngo bagera ku nyanja haleluya ngo barebe imbere yabo babona tansi ngo barebe inyuma yabo babona tansi ngo barebe ibumoso bwabo babona tansi barebe iburyo babona tansi ngo batakira Imana na Mose Imana yabishobora haleluya haleluya ngo batakira Imana barimo Mose we ndiki cyatumye dukura bukiputa kuza kutubarira n'abagore n'abana mura y'amasi Mose ngo aratekereza ashaka icyo yakora aravuga ngo ndahari uretse gutakira Imana abwira Imana ngo Mana we ubu bwoko bambaye ndakora iki sema haleluya cyane haleluya Mana avuga ngo Mose we ngo bambwire ngo bakomeze bagende Mose ari inshuti y'Imana siko abashumba Mose ari inshuti y'Imana usatire Mose wageze kuvugana n'Imana nk'uko twatuvuganye Mose wageze kuri Imana ariko Mana kuri inshuti yaje bimeze ngatugisa ko nifuza kukubona tukabona Imana atari Mose kuri umwira waje ariko kamusabye ikintu gikomeye ndakora iki n'ukuri kw'Imana ndakwigize niba uri inshuti yaje usoze tubona Imana yakura ngo ubonye ariko ngo nzazana kugira neza kwaje ngo nkunyuze ngo mukuza buntu kandi koko niko byageze Mose yahitavuga ngo kuri Imana icyo mbaga mu bishitiye Israeli musumwe abisirayeli kubera ko bameze nkatwe muvuga ngo amen abisirayeli kubera ko bameze nkatwe musumwe Mose azamutse ku musozi gusenga gusa abasize mu ihema bamavuga ngo Mose ibintu byaranze none rero dushaka Imana bigeze gusara abisirayeli bari barasaze bavuze ibintu nagize ndike zanzo bamira kavuga abantu Imana bari kandi bari barabonye Imana babona imbaraga z'Imana babona ubwoko bw'Imana Imana ibaheza abantu mu butayu Imana naratangaye usarire bamaze imyaka 40 y'abasi mu butayu hari ahantu bigeze ngo babona isoko hari ahantu bagura Imana umwana ikirato kugira ngo agere imyaka 40 none umugabo w'imyaka 40 yageze ambara inkweto y'amezi abiri umwanzi wo kwambara ikabutura akayimugurira afite umwaka umwe akagira imyaka 40 ikabutura ikiri yayi none mwebwe muzamutegereze Bwana ni igihumbi utekereze
nuko uko bagenda ntibaheze mu buhisha gusa ntibaheze mu buhisha ntibaheze mu buhisha barakuze baba abagabo bagira imyaka 40 baravuye ku kwezi kumwe ariko ndahantu usoma bigeze abona isoko bagura abantu imyenda ibibaho ariko iyo mirimo yose isaha imaze kuyibona iravuga ngo bakure amaherena ku matwi ngo bakureho n'impeta bakureho n'ibikoma ngo base bakora imana nibagiwe imana y'abakora imirimo n'itangaza kera mugiye gukora imana aka kanya ngiye ku musozi gusa uvuge ngo amen Mose imana yigeze kurakara iravuga ngo barimbure hageze n'abarimbura kubera ko nakoze amakosa mu gitangaza Mose ngo ashimbere y'imana cyo nkutira batamzi kwe ariko atari komana urarimbura ubwoko warabumpaye bazovuga ngo uzageze naje ndavuze ngo barimbura no nukuri ndabarimbura nukuri naje ndavuze wa mana ndabunje barimbura uzobarimbura bazovuga ngo warananiwe ngo bahurutsayo imana kuraganisha ku munzani ireba abanyantege k'abanebwe ireba namusungara rw'imana aho kugira ngo imusibye mu gitabo cy'umukino iravuga ati genda kugira ngo ndababariye ariko wale wasi mvuga ngo amen haleluya bibiliya yarantangaje umusumwa w'Isiraheli baratomera bavuga ngo kubera ikimana izivugana na Mose gusa ariko twebwe ntituvugana bama basanga bose mu iteraniro baramubwira ngo genda ukiri imana ngo natwe turakene zose tubona Mose atese mukene imana ngo zose ati neza turayikone imana Mose basema atuma abantu ko bagushatse abaturage ndakora iki ngo genda babwira ngo kuwa mbere bazitegura no kuwa kabiri kuwa gatatu mu gitondo zoza tubasure tubonane abaturage barashashana barasara bagati imana tukaba aho wageze ubona sha noneho natwe tuzovugana nawe basituri twageze ubona wowe n'ushobora Miriam wenyine genda uyibwire imana ati biho Mose biho hari nzangora se babwira ngo bamese n'akazi rimwe na gatatu mu gitondo kandi umugore uzohinga umukaza na nyirabukwe n'umuzukuru mwese muzontegereza na gatatu zoza basure tubona umuriro uraka abantu baritegura barasara ngo aba mu gitondo kubaga kare mu gitondo kuba bucagurikana saburi bigaze kare bucagurikana ngo yohereza advance pat yohereza ngo umuntu yabyuka gucyagira ngo afate umwana agafata igihe umuriro uraka ngo bagiye bagaruke yohereza ifosi ya kabiri yimiravyo gusa imira umuntu yagira pya yagira gutya pya yagira gutya pya umuriro uraka ngo ifosi ya gatatu yohereze radi imvugo kishi ese wakangaye mugito bategereje ngo babwira Mose we abana bishoboye yaje cyangwa dirasa Mose yari yadase mwavure kwa gatatu none ibi bintu bimeze mutegereze nta mwamususa nta bimubashije nta muyobozi ususa nta kintu cyamubashije haraza ariko ari hafi gusa nimutegereze barabura mwana wa data dusangiye amakuba n'ubwanyu utwemerere please wewe uzugenda muganire nayo nurangiza mwana wa data ugaruke utubwire amakuru niba rukukuku iza yohereza ibintu itaraza ahisira aba bana kora bacuza kwe twemerera uwo kabyara we genda ugibwire ngo ugende muzamuvugana nayo utakunda bazabona ngo baravuga ngo ni turayibonye kwe iyi bana uzamubona tumugeza kwikinisha gira imbaraga yo kuta umurabyo mu nzu mwese mubwire kandi taraza ushaka ngo mwitonde uvuga ngo amen sana haleluya biri navuga ngo bagere ku nyasha Mose ngo atakirima Imana yavuga ngo Mose we ngo babwire bakomeze bagere baze ngo wowe nakubwiye ngo babwire ngo bakomeze bagere ibisozo kugenda n'abagira n'ibisabo Mose marasa kuza Imana yavuga ngo bashamo ni ufite iki mukobwa aravuga ngo ndafite akabiswaye ufite inkoni aravuga ngo iyo ufite wirangura urondora imbaraga zawe ngibyoroshe mureke ndavyabanani muvuga ngo amen twavuganye muzamusitani mukuru
mikrofone nigera karirimbo mama mbeki ntabwo murasaka bagiye kurangura muvuga ngo amen none murashaka ibintu byinshi muvuga ngo haleluya sema amen arakuja iyo bari bataramisha Imana gutyo iyo bari bataramisha Imana gutyo twazafatikire twebwe tuba muri departement kuririmba iyo utaramisha Imana muvuga Imana gufatikire biza bituvuna cyane kuri kumwagerere barinze indirimbo z'ibitero bitandatu babategereje zo gushimisha barabera kugira ngo ngo bisubireho nimuvuga ngo amen ako saka message ndatambutse nimuvuga ngo amen Bibiliya ivuga ngo Mose arambuye inkoni amazi ngo yigabanyamo kabiri ubwoko bw'Imana ngo burambuka bari habishoboye jena bari habishoboye dufite amaboko y'Imana akomeye Amosi igice cya 7:14 sema haleluya gira soze sigashira tutanga gusa mwihangane itandiyo rimwe rwose bitesoza abatahe nubwo mwabuje gutanga rimwe takunda dusiga abantu umunani basi dusegere kibyifuzo nk'umunani abandi gutaha ine takunda haleluya harike abantu baje bibagirwa ukuboko kw'Imana mu gitondo nababwiye ngo sema amen nababwira ngo iyo abantu bari mu ntambara iyo abantu bari mu gihe kigoye nababwiye ngo mu ntambara hari ibintu bine ariko navuze bibiri hageze pasi navuze urupfu mvugano n'amakuru amen nababwiye mu ntambara haba amakuru ejo nababwiye ngo nuza gusengera ahantu uzobanza usenguza amakuru tugiye gusengera apana gusengera cyashubishwe aho gusengera bitarasubizwa kubera kutagira amakuru tumwe gusengera Kongo mwese igeze ikigendero byagisengera icyo twahereyeho ntabwo aricyo tukiriho hari amakuru hari cyo gusengera basi ariko ndagasengera afite information izwi neza ukamenya ngo ndasengera iki kintu neza kandi mu ntambara sema haleluya habaho kunyagwa gucagingwa sema amen dufite abakristo benshi banyasubiza agaciro ariko ntibamenya ko bagasubiza agaciro nimuvuge ngo haleluya dufite abatanzi benshi banyasubiza agaciro ariko batekereza ko atari agaciro Nebukadinezari ageze Yerusalemu muvuge ngo amen yanyasi ibintu mu kanisa ariko abantu ntibamenya ko ari iby'agaciro cyane ibaze kunyagutengera hari uvuga ngo bamenyaze ipengere Pastor Nkuruziza yotanga itangazo agasaba ubufasha ngo yasanze abapengeri mu kanisa bayibye wowe urutanga hari umwe mu rutanga wasanga mwanyu bakwibye kwase ukabira abandi bagore ngo bakwibye umva bakuru rero imufa ko mwese muvuga ko ari agaciro gake Nebukadinezari ikintu yahereyeho n'amapengeri mu kanisa arayashobora arayakura arayatwara byasobanuraga ubumwe bw'itorero amarido yabaga mu kanisa yahuzwaga n'amapengeri ariko bisigura ubumwe bw'abakristo tuwe wa moja wa Kristo tulichenge nini tulichenge kanisa tuko cyikisho neza muzamuri bari bikaza kandi kero kubira hindutse minota 40 yuzuye igiye gushika muzamuri bari bikaza kuko sema haleluya twazi ariko tagize tugomba kuza twumvanisha kuri kimwe akura pengeri basi none bakuye umwe kabiri ngo akuraho umukubuzo ufite agaciro cyane gakomeye ariko aricyo rusobanura abakuraho umukubuzo bagenda ikintu yari bakuye mu itorero gikomeye cy'imbaraga sema haleluya yari bakuyeho kwihana kw'itorero itorero ritezwa ritihana hatorero umwanditsi yakomeje avuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukize ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi ngo yasenga n'umwete ijambo rya gatatu ngo abanyaga ibibindi byabaga mu kanisa siko bivuga si ibindi ngo abikura mu itorero arabitwara nabyo aricyo byasobanura sema haleluya dufite amatorero yanyazwe iby'agaciro ariko basigara ibitari iby'agaciro tegereza ikibindi ariko ikibindi mu itorero hari icyo byari bisiguye hari icyo byavugaga ifu
barishyira hari imbaraga zo muri izindi mbaraga, izo ni imbaraga watsindanye ku musaraba, uravuga ngo rwose birarangiye. Amen. Rwagaze mu mbaraga z'ububasha bwawe, rwagaze mu kuri kwawe Mana, dushima ibizima ngo biza bihora bikubita amakamba bikakurera. Ko turavuga ngo hari imbaraga z'Igorigota, hari imbaraga z'Agisinda, hari imbaraga z'Agisinda, imbaraga z'Abaperesi. Mwami Yesu we, udutsindire imbaraga z'abami b'Abaperesi, abana b'ingunzu basesera rwihishwa mu bera. Hari imbaraga muri bose, turagutuka turaritse. Tuguhamagaye muri aya masaha mu izina ryawe Yesu, turavuga imbaraga zatsinze ku musaraba tuyishima. Hari imbaraga z'Igorigota we, Mwami Yesu waratsinze, nanjye zatsinze kubera kuko watsindiye Igorigota. Turambuye ibiganza by'amashimwe, ibizima biza bikuramye Mwami Yesu, bihumura neza. Mwami we, nta kindi kijya kiguhumurira neza nk'amasengesho y'abera. Mwami we, utwumve, ugira imbabazi, ugira urukundo, ugira ineza. Mwami Yesu, reka amasengesho y'uyu mugoroba, reka tubere data umusaruro nko wa munsi wa Petero na Yohana baravuze ngo nta mafaranga dufite ariko dufite ni wowe Yesu. Mwami Yesu, utubere uyu mugoroba, ureke tubone umusaruro wawe mwiza hano abana b'Imana bateranye. Buri muntu wese hari imbaraga z'Igorigota we, hari imbaraga zasitsinze izindi mbaraga, hari imbaraga zisatuye ibitare, hari imbaraga zawe data, hari imbaraga zawe, hari imbaraga z'Igorigota, hari imbaraga zisatira, hari imbaraga zinjira, hari imbaraga zitwika, hari imbaraga z'umuriro, hari imbaraga muri wowe Yesu. Turaguhamagaye data, icyubahiro ni cyawe. Niko bavuze ngo nidusenga tuzavuga ngo data wa twese uri mu ijuru we, izina ryawe reka ryubahwe, ureke ubwami bwawe buze hano hantu. Ntaba ari imbaraga z'abantu, ntaba ari ubwenge bw'abantu. Data nicyo waturemeye kugushima no kuguhimbaza. Urakoze kuzumvise ubwo izina ryawe Yesu. Ubwiza bw'Imana bumanuke, ubwiza bw'Imana bumanuke, icyubahiro kibi cyawe itekane mu izina rya Yesu tubisenze.